Haleluya. Yesu ashimwe. Bwana ni nziza kandi ibihe byose. Abatashaka kuzamukibaza mu gihe cyo turebe ko byakwemera. Buriya reka mubwire nushaka kuzamura hari igihe uzibuze kumanura ugasanga kuzamura bikanga. Umuntu umwe yigeze kuvuga ati ntabwo nshaka gukorera Imana. Igihe ndi gukora amavuna ahitwa Zindiro yamaye ubwo buhamya arambwira ati umunsi umwe dukora nanjye byigeze kumbaho mbwiriza yari umusore ndavuga nti shaka ko uyu mwaka nica burya reka mbabwire Yesu ashimwe uri Imana ni seriye nushaka reka mubwire ujye uca bugufi Imana uyishime igihe ugihumeka unagira gutyo urebe ko bitemera. Haleluya. Muzamura ikiganza turebe. Nuko rero mu ncamake igihe cyarageze narabwirizaga kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 nkora amavuna ndagasore ntabwo nanyira agasore ko nawe nakoraga siporo nkirukanka za marato ubu nari nzi kubyina nka tumugara nari intore nkarazingoma 12 urumva naru agasore kanyumuye maze nkabwiriza rero maze kwinjira mu itara nkuko nababwiye 9:5 ndasoma nkajya ndarasoma maze numva ibintu bimbanye byiza kandi ndavuga ngiye kubibwira abantu. Yebukara umusore twajyanaga w'umudiyakoni ku isabato maze tureba umuntu tukinuriya muntu ntabwo yamenye isabato tutiye urarimbutse kugira ngo abantu bose tubabwire bose bihane icyaha. Ariko reka nkubwire igihe cyarageze bwiye Imana ntabwo nzongera kubwiriza nshaka kwicara umwaka ukarangira ndi ngeye ntababwiye Imana yahise ibikoraho narindi iranyimura namaze ahantu reba umuntu waheraga mu kwa mbere mvuga nkageza mu kwa 12 nahereye mu kwa mbere n'ubundi ngeza mu kwa 12 ntavuga. Aya nta muntu wampaye igihano nta muntu wagize gute bakandeba bakanyihore amezi 12 arangiye nagiye kumva numva mu ntara bantoye kuyobora ishuri ryo kwisabato ry'abasore kandi no mu itorero ntayobora ariko muraho Yesu ashimwe muraho neza warya Imana irakomeye. Umusore ati ngewe ntabwo nzongera kuyobora muranyobora nduha gahunda zitandukanye ntabwo nzongera maze akajya atangira agakererwa ariko yahagera bati soma isomo ati narizi ko banyihoreye tangira kugenda avuka iburengerazuba noneho birangiye ati waya noneho ubutaha nzanywa inzoga Imana ashaka kuyihima wahima Imana Yesu ashimwe nta wahima Imana yabyariye Hagari ntiyigeze ijya murona yo hari abyanze hari ababa hari Imana ihora ibyara maze igihe kigeze aranywa akajya anywa inzoga kugira ngo atazakora umurimo w'Imana. Igihe ateze imodoka umuntu araza aramubwira ati wanze gukorera Imana ati ugiye kugira ubumuga bwo kutavuga nawe tukajya tuba ngo ni ikiragi uzajya uca amarere ariko ntiyabyumva kuko yumvaga bitabaho. Igihe kimwe aranywa arasinda bigira saa 4 umuntu wari umuririmbyi umuntu wumvaga akorera Imana uriya kuba wumva wicaye mu rusengero Imana iri kuguhamagara bishimira Imana ni ubuntu wagiriwe. Maze atashye ageze mu nzira yumva hari ijwi rimubwiye ngo wewe ntabwo uri kuvuga ahita avuga ati noneho rero atarakaririmbo nakundaga kuririmba yagonda korere ashatse kurivuga ijwi ntiryazamuka agerageje ntiryazamuka uncamanye yageze mu rugo byarangiye arakomanga ati vuga nindi uri gukomanga nakada tinutavuga ntabwo tugukingura aho niwa reka mbabwire yamaze amezi 6 atavuga yakiririye hariya CHIK avuye ku kibuye bamushizemo akanini kamwe Imana ikora igitangaza arongera aravuga ubu yaravuze ati nzahora mvugira Imana iteka ryose. Uriya rero nigeze kujya i Butare ari perezida wa division witwa Geoffrey Mbwana yatumiye mu mahugurwa
maze ndera ku mupastori Kigali ubyutse mu gitondo ngiye kuzamura akaguru usanga kabaye nk'igiti ngo nongeye kuzamura kandi kabaye nk'igiti ngo namaze iminota 10 ntashobora kuzamura. Buriya rero mujye mugira gutyo mwumve ko kikagikora. Muzamure turebe abakunda Yesu. Uwiteka ashimwe, amaboko aracyakora. Rero adushimira Imana cyane. Buriya umuntu utumviye mu ndirimbo hari igikenya, burya ngo igikenya nticyumva iki ihoni, urakubituga kubitamo ihoni binini ukakubitamo irindi kikaganaho igihuganiro ugakata ugakubita kikwana. Buriya rero umuntu utumvise izi ndirimbo zose n'ibibwira se tumubwire na ya miryango ambahitiremo kaduhitemo barangire aho gutura, aho kugeza gute ngwino murangire aho gutura. Nasomye ibitabo bitandukanye sanga havuga ngo namaze y'itorero uzagisome, abakurambere n'abahanuzi uzagisome, havuga ngo iyo uhisemo n'abaho gutura byanze bikunze bishobora kugukurira kurimbuka. Nubwo birabatera ko mwimuka guhitamo aho gutura, wino urebe ubashe kumenya aho ushobora gutura. Natura he? Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya mbere turakaduhere ku murongo wa 35 maze twumve ese wahitamo aho gutura he? Ese ni ubutaka, ni akarere, bimeze bite? Kugira ngo twumve icyo Imana igushakaho aho ugomba gutura ukazahabonera ubugingo buhoraho. 3:5 Yohana igice cya mbere murongo wa 35 hari umutwe uvuga ngo Andereya na Simoni bakurikira Yesu. Bakurikira Yesu. Komeza wihuta. Bukeye bwaho ubwo amateraniro yatangiye, ariko noneho bukeye bwaho ukurikiyeho. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri. Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda aravuga ati, nuko aza kwitegereza Yesu agenda, bigenda bite? Aravuga ati mwari kumwe n'abigishwa bangahe? Abigishwa babiri. Noneho aza kwitegereza Yesu agenda, nuko bigenda bite? Aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana. Noneho abwira rya torero rye yari ayoboye, aravuga ati mwabonye intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abarimo. 37 abo bigishwa babonye bombi bumvise avuze atyo, bakurikira Yesu. Nuko bakurikira Yesu. Reka mbabwire, hari ibintu byantangaje. Hari kuba uri pasiteri ufite urusengero, ufite itorero, wabona undi mupasiteri uti ngaho ni mumukurikira atarabavunnye. Urumva atari ikibazo? Ariko impamvu ni uko umwuka w'Imana wari muri Yesu ariwe wari muri Yohana. Aleluya. Bakurikira Yesu. Yohana wabigenza ati Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati murashaka iki? Baramusubiza bati Rabi, mwigisha. bisobanurwa ngo mwigisha. Ucumbitse he? Baramubaza bati ucumbitse he? Arababwira ati nimuze murahabona. Barajyana babona hacumbitse. Hari isaha 10. Bahera ko bamarana nawe umwanya. Bigana ibyanditswe byera bamarana nawe umwanya. Erega bugenza buke. Komeza 40. Andereya mwene se wa Simoni Petero. Yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya. Wewe wabimenyesha. Haleluya. Hari abantu babona inkuru nziza maze bakayigeza ku nshuti zabo. Abagati wamenye byabaye. Uzikora uzijambo rye maze bakaganira bikaryoha. Haleluya. Amen.
mbega abantu beza nuko bigenda bitera amuzanira Yesu, nuko amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza aramubwira ati, nuko aramwitegereza aramubwira, uri Simoni mwene Yona, Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, uzitwa ibuye, bisobanurwa ngo ibuye. yego. Murongo 43, Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Yego. Bukeye bwaho Yesu ashaka ubwo amavuna arakomeje hanyuma bigenda bite? Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, agiye i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo wari uw'i Betsayida, yari uw'i Betsayida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. babana. Filipo abona Natanayeli, nuko Filipo nawe abona nde? Natanayeli. aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye. aramubwira ati umva ndabanza kuganira. aramubwira ati wabimenye uwo bahanuzi babo ibitabo byose bikamuvuga twamubonye. Ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. ajya ngo uyu nguyu yari uwahagana he wa Andereya na Simoni Petero b'i Betsayida. none nawe aragiye abonye Natanayeli, nawe aramuhamagara ati umva weho ntiwabimenya sha, witeho ngaho mu iduka, witeho ngaho mwendo rero. komeza. Natanayeli aramubaza ati, yego, mbese Nazareti hari icyiza cyahaturuka? hajya turi kuvuga byabereye mubatize muri kaminuza y'abadive, ntatashye wa mubadive biterera hejuru cyane. baratigita aho ntabwo biri gucamo neza. nuko ndakubwira Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. va mu byurimo, va muri icyo gihe, ngwino urebe gusa, urebe gusa. nuko bigenda Yesu abona Natanayeli aza aho ari, nuko amushyira Yesu. akimubona Yesu abwira ati, Natanayeli nguki, dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. dore umukristo nyakuri. haleluya, ni igitangaza. nuko bigenda bite? Natanayeli aramubaza ati, wamenyeye he? se burya no mu badive barerekwa? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara, burya Filipo atarakubona, ubwo hari munsi y'umutima, burya hahandi wari wicaye uba wirirwa, nakubonye. burya Yesu abakureba. haleluya. nuko bigenda bite? Natanayeli aramusubiza ati, Rabi, uri umwana w'Imana, ndabibona, ni wowe mwami wa Isirayeli. haleluya, ni wewe ukwiye kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mirongo 50. Yesu aramusubiza ati, mbese wijejwe n'amagambo nuko nakubonye uzabona ibitangaza. komeza hepfo. mbese wijejwe nuko nakubonye munsi y'umutini, uzabona ibiruta ibyo. kandi arongera aramubwira ati, uzabona umwana w'Imana azamuka. ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu, amina, bakamumanukiraho. yego, nakoze cyane. ajya uyu Andereya, uyu yari nde? Andereya mwene se wa Simoni pe, bari batuye hagana hehe? kandi uyu ni nde? ni Filipo, nawe yari wo mu mudugudu w'i Betsayida, mwene wabo wa Andereya Simoni pe, nawe azana nde? mbese uyu mudugudu wawuturamo ntiwawuturamo? nimureke duture mu mudugudu w'abantu b'Imana. niba batari bana babo tubazanire Yesu. Zaburi isomo risoza, Zaburi 133 umurongo wa mbere. Zaburi 133 umurongo wa mbere. ngwino nkurangire aho gutura. watura aho Yesu ari mu mudugudu w'abana b'Imana, niho dukwiye gutura. Zaburi 133 umurongo wa mbere. yego, avuga ngo indirimbo ya Dawidi y'amazambo. umurongo wa mbere.
dore erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Haleluya. Umwuka w'Imana dufashe duturane duhuje Imana n'urugendo mu izina rya Yesu. Amen.